Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Rwanda Study Scholarship, aho tugenda tubageza updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye. Twagiye dufasha benshi mu bigendanye na application hirya no hino ku isi, mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ahandi. Turacyabafasha mu maporogaramu menshi atandukanye agendanye na application, scholarship menshi twagiye tubafasha mu bigendanye na Mastercard Foundation. Rero Mastercard still nayo iracyahari. Mastercard yemeje gufasha abanyafurika, Africans ndetse n'abandi batandukanye kugira ngo babe bagira ku nzozi zabo binyuze muri Mastercard Foundation. Igenda itanga scholarship atandukanye kugira ngo ishyigikire abanyeshuri badafite ubushobozi kugira ngo babe bazagira ku nzozi zabo, baba bazakora byinshi bitandukanye binyuze muri Mastercard Foundation. Rero hano hari indi university yaje ihari iri ku isoko ifite scholarship. Rero abantu bize senior 6 mu myaka itambutse, abasoje uwo mwaka ndetse n'ahandi, rero bakaba bari eligible kuba bakwapplyinga muri university bita US University. Iyi ni university dusanga muri Costa Rica. Dusanga muri Costa Rica, ikaba iri specialize, ifite amafakulite atandukanye cyane cyane focusing ku bigendanye na agriculture sciences, environment, sustainability and leadership training. Iyi ni university dusanga muri Costa Rica, aho isupportinga cyane cyane abanyafurika. Nayo ikaba yopeninze admission zayo ikaba contract muri Costa Rica, San Jose akaba ariho ibarizwa. Nanone ikaba ifite party y'abandagraduate ndetse ikaba supporting abantu batandukanye, harimo disability, refugees, displacement displaced person ndetse n'abandi batandukanye. Nawe ntuhejwe, izi ni special circumstances ishobora kuba yagenderaho kugira ngo ibe yagubasha kuguhereza scholarship. Rero mukomeze mubane natwe kuri Rwanda Study Scholarship, tubagezaho izo updates zitandukanye kugira ngo mube mwako exploringa, mumenye ngo niki kiri kujya mbere mu bigendanye na application cyangwa mu bigendanye n'ama scholarship abari kugenda trending hirya no hino. Rero mukomeze mubane natwe. Iyi ngiyi US University and Mastercard Foundation, nkuko twababwiye, ni isangwa muri Costa Rica. Aho ngaho akaba ari ushobora kuba wayisanga. Hano ikaba ifocusinga cyane cyane ku bigendanye na agriculture, ibigendanye n'amashyamba ndetse na environment ndetse n'ibijyanye n'ubuyobozi, leadership. Rero hano ikaba ifitanye ubufatanye bwiza na Mastercard Foundation kugira ngo babe basupportinga Saharan Africans hano kugira ngo babe ya supportinga abo bantu. Rero hano ikaba itanga scholarship muri agriculture sciences and the related fields like sustainable agriculture, environmental management ndetse n'ahandi hatandukanye, rural development and even leadership naho ngaho iri, and community impact. Aho ngaho US University akaba ariho itanga scholarship atandukanye. Rero hano hari ibyiza byayo ushobora kuba wamenya bitangwa na US University through Mastercard Foundation. Ikintu cya mbere ni tuition, accommodation, living expenses. Ikaba yaguhereza laptops ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikaba yagufasha no kuba wakwexcelinga inzozi zawe. Rero hano ugomba kuba ufite good academic excellence kugira ngo ibe yagusupportinga, ikaba supportinga abanyafurika cyane kugira ngo ibafashe mu bigendanye n'amasomo bazagera ku rwego rwiza, ku rwego rukwiye binyuze muri US University. Rero ni byiza ko iyi scholarship uyitaho ukayikurikirana, kuko hano barimo gukora application kugira ngo abe yagana ku musozo. Rero iri open, rero twegere tugufashe, tuzagufasha muri byinshi. Still nawe turacyagufasha kugira ngo ube wakora iyi application. Hano ikaba igenda iba supporting mu bice bitandukanye. Rero mukomeze mubane natwe, mukomeze mutwegere mu bigendanye na Mastercard Foundation scholarships. Izo ngizo aho ngaho tuba tubafitiye amakuru atandukanye kugira ngo bibe byagenda neza. Rero mukomeze mubane natwe.
mukomeze mudushyigikire, mukomeze mudukurikire kuri WhatsApp. Twiyemeje kujya tubagezaho byinshi kugira ngo inzozi zanyu zizaba impamo binyuze muri Go and Study Scholarship. Twagiye dufasha benshi, rero iyi university nayo ntigucike. Ni Earth University ibarizwa muri Costa Rica, San Jose. aho ngaho ntushobora kuba wayisanga. Aya mahirwe rero yakurikirane ube wabasha ku excelinga inzozi zawe. Nta bindi bisaba, no gukora application. Ibindi byose baba bazabitanga through Mastercard Foundation. Rero mukomeze mubane natwe kandi mutwemerere mukomeze tugendane umunsi ku munsi, tuzagenda tubafasha muri byinshi. Mukomeze muhabe iyi university ntibacike. N'andi ma university menshi twagiye tubafashamo mu bigendanye na application. Mukomeze kubana natwe kandi tuzakomeza kuba hamwe, turacyahari cyane nka Go and Study Scholarship.